abantu benshi igihe cyonyine twisanga turi twenyine turi gutekereza ni cya gihe ibintu biba bisa nkaho byaturangiriyeho, cya gihe umuntu aba yashobewe yabuze icyo akora, ibihombo ari byose, agahinda ari kose. Nicyo gihe uba usanga twafashe umwanya wo kwitekerezaho, kandi ibi ngibi twakabaye kuba ahubwo twarabikoze na mbere, ndetse bikaba byaranaturinze ibi byose, aka gahinda twaba twisanzemo, ibi bihombo. Burya ibyo wakora byose ugahera mu gitondo ukageza nijoro ukora gahunda izo arizo zose waba urimo, ntufate byibura iminota 15 ku munsi ngo witekerezeho, menya ko nta hantu urimo kugana. Ndetse nk'uko abahanga bavuga ko kizira kuryama utabanje gushyira ku murongo gahunda z'ibyo uzakora ejo, ngo bigufashe kubyukana gahunda, kubyuka ufite intego yo gutangira umunsi. Ngo ni nako proje zacu zose zigenda neza, gahunda zacu zose zigenda neza, ari uko byibura ku munsi ufashe iminota 15 yo kuba uri wenyine ukitekerezaho, ukareba ibyo wagezeho, ukareba icyabuze ari iki, icyo gukosora. Kuko burya abantu benshi batinya gufata umwanya bari bonyine, kuko baba babibona nkaho abantu babifata nkaho yagize irungu. Ariko burya uyu mwanya ufata niho iterambere ryawe rihera. Ndagira ngo ukimara kureba iyi video, tangira ufate iminota, tangira ufate umwanya, ujye wiherera uba uri wenyine, umedite, ushyire ibitekerezo ku murongo. Kuko ibi ngiye kukubwira ni ibintu umenya neza, ni ibintu uhishurirwa iyo ufashe igihe uri wenyine. Igihe uzafata umwanya uri wenyine ugatuza, uri mu medita witekerezaho, nibwo uzamenya ko abantu benshi burya batangira kukubaha ari ukurekeye aho kuba umuntu mwiza. Burya cya gihe uba uri umuntu mwiza, bavuga ngo uri umwana mwiza, ubakorera ibyo bashaka, bakubonera igihe bagushakiye, nurekera kuba uwo muntu nibwo abantu bazatangira kukubaha. Ndetse uzanamenya ko uko waba mwiza kose, uko wabitwaraho neza kose, iyo ntago ari garanti biguhaye yuko bazagufata neza. Kuko burya kenshi abantu beza ni nabo usanga bababajwe. Uzanasobanukirwa neza kandi ko burya ba bantu uba uzi ngo urabazi, ngo ubazeho byinshi, ntabyo uzi, uribeshya. Burya umuntu wa nyawe umubona neza muri cya gihe atakigukeneye. Iyo agukeneye yitwara mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo ubufasha bwawe abubone, ariko iyo atakigukeneye nibwo umenya wa muntu uwo ari we wa nyawe. Ubwo uzaba uri muri ya minota yawe kandi utuje uri wenyine uri mu medita, nibwo uzavumbura ko uko wisobanura ku bantu, uko ugerageza gutanga ibisobanuro kenshi ku bantu, niko uzagenda utakaza agaciro imbere yabo. Bazatangira bagusuzugure, baguca amazi, niko bigenda. Ahangaha kandi muri uyu mwanya nibwo uzamenya ko abantu benshi burya nubwo ubona baguteza amatwi, abenshi muri bo ntago bagutega amatwi kugira ngo bakumve, ahubwo bagutega amatwi kugira ngo bagusubize. Ujye witondera abantu uganiriza, uzi ngo muri kumwe uri kubabwira ibyiyumviro byawe, baguteza amatwi, bari kugerageza kumva akababaro kawe. Oya, abenshi burya baba baguteza amatwi ariko intego yabo ari ukugira ngo bashaka icyo bagusubiza, bakopoze, bakubaza ibibazo, mbese bagucarenjinge. Jya witondera rero abantu ubwira amarangamutima yawe. Aha kandi niho uzamenyera ko burya kwa kundi uba wicaye ahantu wumva umeze neza, waragezeyo, mbese uri muri comfort zone, aho hantu burya harakwangiza cyane, haragusenya cyane kurusha n'ibihombo wazagira ahazaza. Burya igihe cyose nugera ahantu ukumva uratuje, ukumva uratekanye, ukumva wagezeyo ku buryo udashaka no gukomeza kuba wakora cyangwa watekereza ibintu by'iterambere, menya ngo niyo nzira yawe igana mu cyobo utazashobora kwikuramo.
ikindi kintu uzamenya mu gihe uzaba uri wenyine wicaye utuje, burya mu iterambere ryawe, mu nzira y'iterambere utangiye, ikintu kigoye muri byose ni uko uzisanga ba bantu mwari muri kumwe, cya kigare cyangwa se za nshuti zawe, ba bantu bakubaga hafi, uzisanga mutazagendana muri urwo rugendo. Cya gihe burya uba utangiye inzira y'iterambere, ba bantu bose bihita biba ngombwa ko mutandukana ukagenda uw'umwe. Icyo rero nicyo kijya kigora abantu, kikabaca intege kuko baba baramenyereye gukorera ikintu bagikoranye n'inshuti cyangwa n'abantu baba bari kumwe. Kandi bigaragara ko iyo umuntu afashe inzira y'iterambere, abenshi muri ba bandi bahita bamuvaho kuko bo ntabwo baba bashaka ibibavuna. Oya, iyo utabaye umunyembaraga rero ngo ugende wenyine birakugora cyane, ndetse udashyizeho n'amagambo y'urucantege bagenda bakubwira ngo ubwo se nk'ubwo uri mu biki, ngo uri muri ivuna, ngo ntaho uzagera nushaka ugaruke twikomereze muri za nzira zacu hamwe turi comfortable. Iyo utekereje ko rero ikizagaragaza ko bakwibeshyeho ari umusaruro uzakura muri iyo nzira urimo kugendamo, biguca intege, kandi ntabwo ukwiye gucika intege mpaka ugeze kuri uwo musaruro ukabereka yuko bibeshye. Ikindi uzabona neza ko burya abantu bazemera gusapotinga cyangwa kugufasha kugera ku nzozi zawe ari uko babona ko izo nzozi zawe zitazatuma ubarengaho. Burya biragoye kugira ngo umuntu azagusapotinge cyangwa agufashe mu gihe abona ko imipangu yawe izatuma umurengaho. Abantu bakora icyo kintu ni bake cyane, namwe murabazi. Uyu mwanya kandi nibwo uzamenya ko environment igukikije, abantu, mbese ibyo byose bikuri hafi, nibyo bigena uwo ugomba kuba we. Niba ushaka kuba umuntu mubi, gendana n'abantu babi. Niba ushaka gutera imbere, gendana n'abantu bafite ibyo bitekerezo, bafite iyo mentalite. Kuko twarabibonye aho uri, abo muri kumwe umunsi ku munsi bagenda baguhindura gake gake mu buryo nawe utasobanukirwa. Nuba uri wenyine kandi wafashe wa mwanya, uzabona neza ko cya gihe amahirwe aje ukayirengeshwa, akaguca mu myanya y'intoki cyangwa se ukayirengagiza, menya ko atazagaruka. Burya biba birangiye. Niyo mpamvu mu gihe ubonye uburyo, mu gihe ubonye amahirwe, fatirana nyamuneka, kuko ni kwa kundi bavuga ngo amahirwe aza rimwe mu buzima. Kwa kundi rero tuba twivugisha ngo reka mbe, ndetse ngo hazaza andi mahirwe ameze nk'aya ngaya, ngo ntago nditegura neza, ntago ndaba tayari. Menya ngo wasigaye. Nanone kandi uzasobanukirwa neza ko abantu bawe ba nyabo uzababona muri bya bihe bigoye. Burya nugera muri bya bihe bigoye nibwo uzamenya abantu bakwitaho koko bya nyabyo. Uyu mwanya kandi uzasobanukirwa neza ko ubuzima burya ntabwo ari ukumara igihe wishakisha ngo ndinde, ngo ubundi mperereye hehe, ngo mbarizwa mu kihe cyiciro cy'ubukungu. Oya, ahubwo ni ukwirema uwo ushaka kuba we. Ahangaha kandi uzasobanukirwa ko burya uko ugenda ukura, uko usaza, niko ugenda usobanukirwa neza ko bya bintu twabaga tubona bihenze, ngo imodoka nziza, inzu nziza, na bya bindi by'agaciro gahambaye, ugenda ubona ko burya ikintu kibirusha agaciro ni amahoro. Kuko abantu benshi ibyo barabifite, ariko babuze ikintu cy'agaciro gahambaye, ariko amahoro. Ikindi kandi uzamenya ko burya mayindi ituje ibona byinshi. Ka gatsiko k'abantu barangwa n'urusaku, akavuyo, batajya babona umwanya wo gutuza ngo baturishe ubwonko, batajya babona. Abantu benshi kandi hari imyumvire tujya tugira iyo tutarafata igihe turi twenyine ngo tubitekerezeho neza mu buryo burambuye, dufate umwanya twiyinjiremo turebe. Ugasanga umuntu afite imyumvire ngo ibintu mu gihe cyabyo bizikora,
ubwabyo, kandi tukirengagiza ko burya iterambere rigendana n'imyanzuro tuba twafashe, imbaraga tuba twashyizemo, kandi tukemera gukora muri bya bihe bigoye, hahandi twiyima tukibabaza. rero ntago ari ukuvuga ngo ni igihe kizagera ibintu bikikora wowe nta kintu wakoze, oya. Ugasanga muri iki kinyejana hari umuntu ugifite imitekerereze atekereza ko agifite igihe gihagije cyo gukora, ndetse agenda atinza ibintu ngo n'ejo harahari n'ejo bundi harahari. Iyo mitekerereze irashaje. Iki ni cyo gitekerezo kibi mu buzima kibaho. Burya uko ugenda utinda gufata imyanzuro y'ingenzi niko ubuzima bugenda bugukomerera, niko burushaho kugucanga ugasigara. Ikindi kintu tugomba kwikura mu mitwe, ndagira ngo munkurikire neza hano hantu munyumve neza. Hard working cyangwa se gukoresha imbaraga, burya ntabwo ibyo byonyine bihagije ngo ugere ku iterambere. Gukoresha imbaraga ugakora iyo bwabaga ntabwo byonyine bihagije. Ibyo bikora gusa iyo hari icyerekezo, ubushishozi, ukorana ubushishozi, imyanzuro mizima ifatika. Ibyo utabifite ukaba ufite imbaraga gusa, ni hahandi n'ubundi uzisanga uzikoresha ariko ukaguma muri wa mwanya udatera imbere. Ibi rero uzabimenya igihe wafashe umwanya uri wenyine, ibitekerezo byawe bijye ku murongo, usobanukirwe neza imyitwarire ikuranga, ndetse umenye neza n'amarangamutima yawe ugira ubwawe hativanzemo ibindi bintu. Ahangaha uzajya kubona ubona utangiye kujya wibaza ibibazo uti ese ubundi kuki nitwara gutya? Ese ubundi ni iki nshaka mu buzima? Ese icyo nshaka ndi mu murongo wo kukigeraho cyangwa ndimo ndatana? Ahangaha uzisanga ufite ibyiyumviro bikomeye, wumve ugize ubwigenge, ubashe gukontorora amarangamutima yawe, ndetse ubone ko wahisemo neza guhitamo umutuzo uganisha ku iterambere kurusha guhora mu rusaku n'akaduruvayo. Utangire ibitekerezo byose ubiganishe ku buzima ushaka kubaka. Abahanga kandi bavuga ko burya iyo ujya ufata uyu mwanya ukitekerezaho, akazi, ya mirimo, mbese bya bindi ukora mu buzima bwa buri munsi, ntabwo uba ukibikora nk'inshingano, ahubwo ubibikora nk'amahitamo. Bivuze ko bikorohereza akazi, ka kazi na bya bindi byose wajya gukora wumva bikuvunnye, bigusaba gukora iyo bwabaga, ahubwo uhita wumva bikuryoheye ukabikora nk'amahitamo yawe, ukabikora umeze nk'uri muri ruwazire, bityo ubuzima bugakorohera. Niba ubu butumwa ari cyo bugufashije, kora subscribe kugira ngo tujye tubana hano umunsi ku munsi mu biganiro byubaka kuri iyi channel Ibanga Entertainment. Dukomeze tuzamure channel yacu. Reka twongere duhure mu kiganiro gikurikiye.